narafunzwe none ngiye kubura reka njye kwa sebiri bityo yavuye mu gisirikare wenda ndebe ko yava ku biryo ye baba we kwa sebiri bityo Yesu ntacyo mwaranje se nyabu ngo muduhe reka nze tuwice wanyinguriye se mani tukawusangira. You think say they wise? Reka nze tuwice nyabu naburaye mana we uraho nshuti yanjye igisirikare se byagenze ute cyamwe mwarobatse twe turacyarya umunyu tukararira umuyaga ari mwiki sebiri biki no igisirikare shakuye yiki abato ya miliyoni jana Garukiro bakuye miliyoni ijana none se uransigera agakimwana yongeye ko nta n'ijana nkikore baraguhamagaye uzamwitabe wenda wari igihe wasanga n'izo 30 agiye kuzibaha vase ko nigenje nyabu aya mafaranga subu nayareberera izuba ngo nubwo ari inshuti yanjye aya mafaranga ndayatwara iminsi 2 yose size mbwirirwa aya mafaranga nago nayareka pe 10 minutes later. Yesu! Amafaranga yawe mbonye? Utayabonye reka nzamamagara umutima wanjye tutameze. You think say they wise? You think say they wise? Ajya gushaka mu mafaranga. Umva mbangereka mubwire umva nuzanire moko yibara rimwe Yesu kandi unzanire n'isazi y'ingabo unzanire mu butwite uruko byose birandeba oya urabishaka Yesu nasugo nabindi twakoreza taba oya ntabwo bindeba Okay, ubwo byemeye rero ngiye kukwereka umuntu wakwibye amafaranga. Amafaranga y'icyo yatwaye.